mureke tuganire ku gitabo kindi cyitwa Millionaire Next Door. Iki gitabo Millionaire Next Door ugereranyije ubwo ni umukire, umuturanyi w'umukire, cyasohotse mu mwaka w'1996, cyandikwa n'inshuti ebyiri z'abanyamerika aribo Thomas James Stanley n'uwitwa William David DANKO. Iki gitabo rero nicyo tugiye kuganira muri kano kanya. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Muri kino gitabo rero nk'uko nari nkivuze, The Millionaire Next Door, kikaba cyananditswe n'abo bagabo ko ari babiri, Thomas James Stanley, ubwo ni amazina atatu y'umuntu umwe witwa Thomas James Stanley. Akaba yaravutse mu mwaka w'1944, yitaba Imana mu mwaka w'2015 ku myaka 70. Akaba ari umunyamerika. Akaba yarafatanyije n'uwitwa William David DANKO, nawe akaba ari umunyamerika. Akaba yaravutse mu mwaka w'1950, ubu akaba agejeje ku myaka 76, aracyariho nguwo William. Iki gitabo rero kikaba cyarasohotse mu mwaka w'1996, kikaba gifite paje zigera kuri 258. Muri iki gitabo rero kiravuga imyitwarire, ingeso z'umukire. Umukire, umuturanyi wawe w'umukire, The Millionaire Next Door, umuturanyi wawe w'umukire. Muri iki gitabo rero ibivugwamo cyane ngo most millionaires don't look rich, ngo burya ngo abakire abagezeho ngo burya ngo akenshi ntago basa n'amafaranga yabo, usanga akenshi bagerageza gusa kwicisha ubugufi bagasa nk'abandi bose. They live modest life, spend carefully and build wealth quietly over the time. Ngo burya ngo n'abantu babaho mu buzima busanzwe, mu buzima ntago twavuga ko buciriritse, ariko ubuzima gusa buciye bugufiya. Ngo kandi iyo bagiye gusora amafaranga baritonda, ntago bapfa gusora amafaranga bahubutse. Ngo kandi ngo burya ngo bubaka ubukire bwabo mu buryo bwo bucecetse, ntabwo bajya bitangaza mu binyamakuru n'ahandi hose. Muri kino gitabo rero reka turebe amasomo agera hafi kuri 6, amasomo angahe? 7 tugiye kureba muri kino gitabo icyo bigishijemo. Ubundi baravuga ngo wealth, ubukire, bivuga amafaranga winjiza. Ese ayo winjiza ubu ngubu unyumva muri kino gitabo, ese umva uri umukire? Dore uko babivuga: many high earners are not wealth because they spend everything they make. Baba ngo burya abantu benshi bakora amafaranga menshi, ngo burya ntago ari abakungu, ngo kubera yuko nuko amafaranga uko aza ari menshi ni nako nabo bayasohora ari menshi, bagira depense nini ziri hejuru, nk'uko twabiganiriye mu zindi video zabanjije. Ariko baravuga ngo hagati aho ngo abakire nyabo nyakuri ngo akenshi they have average income but strong savings habit. Baba ngo burya umukire nyawe rero ashobora kuba yinjiza amafaranga aciriritse, aringaniye, ariko bakagira ingeso imwe ibatandukanya n'abandi, ingeso zabo savings habit. Bakagira ingeso ituma bizigama buri munsi, bahora bazigamira ejo hazaza, iterambere ryabo. Kuzigama kuri bo ni ibintu batangira bakiri bato, nk'uko twabonye abakire benshi cyane b'abanyamerika n'abandi b'abanyaburaya, usanga yaratangiye kuzigama afite imyaka 18, 16. Rimwe na rimwe ugasanga iwabo batangiye kubigisha bafite ndetse n'imyaka 8, 6. Cyagiye nk'ubu ngubu abana batangiye kuzigama amafaranga ya Christmas, ibyo bazagura kuri Christmas, twa dufaranga dutoya kandi gato usuzugura. Bagira ibyo bita guinea pig, n'agasanduku k'agaplastike kaba kameze gafite igishushanyo cy'ingurube, usanga bajugunyamo udufaranga, udukoroto, uduki twose uhawe two kugura bombo, bakakugisha muri ucyo gihe. Hari n'igihe ukora nk'umurimo mwiza, wenda papa wakakubwira ngo genda woza imodoka, genda ukore gutya, ndaza kuguhemba. Noneho ubwo udufaranga baguhembye bakaribwo bashyira muri iriya banki yawe.
ibyo rero nibwo buryo bigishamo abana b'i Buraya kwizigama, ugasanga umwana nibyo bintu yakuriyemo nk'uko nabivuze ku zindi video. Uretse icyo ngicyo cya mbere bivuga ko umushahara uhembwa nawo ugaragaza ubukire bwawe, bavuze ikindi cya kabiri muri kino gitabo bavuga ngo live below your means, ni ukuvuga ngo ibaho ubuzima bwawe uri munsi y'amafaranga ukorera. Icyo bishatse kuvuga ahangaha ni iki: niba uhembwa ibihumbi 100, kora uko ushoboye nibura ubeshweho n'ibihumbi 50, 40, 30 umanuka, biba byiza. Burya biba biri mu rugendo rukwereka ko uzagera kure hashoboka. Ibi nabikoze no muri video yabanje ivuga uburyo hari amategeko y'uburyo ugomba kubaho. 75% y'amafaranga ukorera akaba ariyo ugomba gusohora, nk'uko nabitanze mu rugero. Niba uhembwa ibihumbi 100, nibura ntujye hejuru y'ibihumbi 75 uyakoresha mu rugo, harimo depense y'ibintu byose. Ntujye hejuru ya 75%, asigaye akaba ariyo ko-investisa no gusevinga. Ubirebe, hari video nabikozeho, ni ryo banga abakire bakoresha. Muravuga ngo millionaire typical, ngo ubundi umukire drive used in the practical cars, akoresha ngo ntibihutira kugura imodoka nshya. Abakire ngo burya bagura imodoka zakoze, icyangombwa nuko iyo modoka imugeza aho ashaka kujya. Ngo burya bo bazi agaciro kaho amafaranga ajya, kubera yuko bamaze kumenya yuko iriya modoka ushyizeho amafaranga menshi, byanze bikunze iriya modoka izata igiciro kandi ishobora kugukomeza gutwara n'andi mafaranga. Ikindi ko buryo abamiliyoneri bamera, ngo live in the modest homes, ngo burya baba mu nzu zisanzwe, ku buryo ushobora gusanga mu bukire bwe kuva yaba umukire na mbere ko umukire, ya nzu niyo akibamo, ntago ahindura aho atuye. Nk'uko twabibonye nk'uwitwa Warren Buffett, aba mu nzu ubu ngubu amazemo hafi imyaka 60. Urumva ko ibi ni ibintu bituma muri make badahuzagurika, bamenya aho bagomba gushyira amafaranga. Ngo avoid flashing spending, ngo kandi birinda ibintu byo gutagaguza amafaranga kugira ngo bagaragare bashyira amafaranga gusa ahatari ngombwa. Oya, bo bakora amafaranga ntawe bashaka ko bigaragazaho. Dore intego rero, ngo is financial independent not looking rich. Ahangaha ngo icyo bashaka no kugira ngo bamenye yuko bafite ibyo bita financial independence. Ntibakeneye kugaragaza yuko ari abakire, bakeneye kumenya ko niba bafite amafaranga, niba wenda hari umushinga bashaka gushyiramo amafaranga bawushyiremo, batarinze kurya umwenda wa banki, batarinze kwikopesha. Niba bakeneye kiriya bakibone, muri make batarinze kuvuga iyo ngira amafaranga. Ibintu nk'ibyo byo rero birabafasha. Reka turebe icya gatatu ni icyo bita ngo prioritize savings and investing. Burya bo ngo bashyira imbere ibintu byo kwizigama no gushora. Ibyo bintu nibyo bashyira mbere kurusha ibindi byose. The consistently bahozaho kwizigama a large portion of income. Bagerageza bahozaho mu kuzigama amafaranga menshi mu mafaranga binjiza. Ahanga baratanga urugero ngo niba yinjije nibura ibihumbi 100, nibura bakora uko bashoboye bakuzemo amadepanse nibura 15%, akaba ariyo bashyiramo mu kwizigama. Invest wisely, kandi bagashora imari mu bintu ariko badahubutse, bakagisha inama abafitemo ubumenyi muri ibyo bintu. Often in stock and the businesses, burya ngo bashora mu stocks, stock market no muri businesses, bakagura za business cyangwa bakaguramo imigabane. Avoid life inflation, burya ngo birinda lifestyle inflation. Ni ibintu bashaka bashyiramo amafaranga yabo ariko bigata agaciro, nko kugura bino za amabrand, kugura ngo ugombe gure ngo za ibikapu bihenze ngo nuko ari brand runaka, kuko ni fashion izati igihe. Rero nta mpamvu yo kujya muri ibyo bintu bigezweho. Icya kane, budgeting is essential. Kuri bo gukora budget ni ibintu byangombwa kuri bo. Wealth individuals
akenshi ngo bihata cyane abakire ngo gukora tracking expensive carefully, bakurikirana amafaranga yabo aho agiye bitonze, ntago bapfa guhubuka. Plan financial long time, kandi ngo bategura imishinga yabo y'igihe kire. Make intentional spending decision, burya ngo bafata umwanya wo kugira ngo bafate ibyemezo iyo bije mu gusohora amafaranga. Twabiganireho uburyo muri video, uburyo abakire burya bafata ibyemezo mu gusohora amafaranga. Iyo ari ikintu kidahenze cyane bibafata amasaha 28 kugira ngo afate icyemezo cyo gusohora amafaranga. Iyo ari ikintu kiri hagati kidahenze cyane kandi ngo kidatwara amafaranga ari menshi cyane, kiri hagati, bibafata icyumweru kizima. None cyaba ari ikintu kinini cyane gitwara amafaranga menshi, kikabafata hafi ukwezi, kandi bakagisha inama abafitemo ubumenyi buhambaye muri ibyo bintu bagiye gutamo. Noneho turebe icya gatanu, icyo bita ngo time. Kuri bo time iruta timing. Building wealth is not about luck or quick wins. Baravuga ahangaha ngo burya ngo kubaka ubukire ntago ari amahirwe ngo cyangwa gukira vuba vuba, ukirukanyira ngo reka ngire vuba vuba ngiye gutombora ibintu bizaza. Ntago ari uko ngo, ahubwo baravuga ngo muri bo mu kubaka discipline, niho uba urimo kubaka ubukire. Mu kubaka consistency, mu guhozaho akantu gato burya uba wubaka ubukire. No kwihangana burya uba wubaka ubukire. Bino bintu bitatu kuri bo ni ingenzi cyane, ibyo bita discipline, nibyo bita consistency, nibyo bita patience, no kwihangana no guhozaho akantu gato no kugira discipline, kugira ngo umenye ko icyo ushaka igihe kizagufata ukihanganire, igihe ntizi umuyaga n'ibiki byose ntibize ngo biguhungabanye, bigukure ku murongo wawe y'ibyo ushaka kugeraho. Icya gatandatu, choose the right environment, guhitamo ahantu nyaho ugomba gukorera. Burya ngo abakire benshi are self-employed or business owners, ngo burya abakire benshi usanga bikora ku giti cyabo cyangwa bafite business, niko burya bateye. Ngo they choose career with a strong income potential and independence, ngo burya ngo bahitamo akazi kinjiza neza kandi kabaha umutuzo, batarinda kumva baranyica, ntenda gutangira saa 3 za mu gitondo ndangize saa 11. Family kubure ubu bari bakora akazi baba kinjiza neza, kandi bakaba ari independent ku buryo ashobora no gutangira akazi saa 10 z'ijoro akaba yarangiza saa 10 z'ijoro, akaba yakaryamamo akakirerwamo, kubera ko hari icyo agamije arangije kurangiza, nko gukora serivisi z'abantu, nko kugira ngo akazi kagende neza, abona ko kamukeneye ko agomba gushyamo imbaraga ze, ashobora no gukora iminsi 2 ataruhuka, kubera ko azi ko icyo ashaka kuzageraho. Reka turebe icyanyuma rero mu bigize kino gitabo, The Millionaire Next Door, ari cyo twise umuturanyi w'umukire. Ignore social pressure, burya ngo ntago bita ku byo media ibindi byose, pressure abaturanyi abaki bose pressure babashyiraho, ngo kubera ko umuturanyi yaguze imodoka nawe gura imodoka, kubera ko umuturanyi yavuguriye inzu ye nawe uvuguriye oya, ibyo ntago reka ntago ari ibyabo. Ahubwo they don't try to keep up with J. Jones, instead they focus on, ntago bita ku bintu, ntago bari muri competition yo ku bandi bantu. Ahanga ni abantu aba ari bo bose, ahubwo bafite ibyo bitaho net worth, what you own, ahubwo ibya umutungo wabo urimo urazamuka ute, uhagaze ute, not status symbols, what you show. Ntago ari byo ubu, ntago bagambire ku byo abantu baza kwereka abantu, oya ibyo ngo ngiye nitwa kanaka ngewe, oya byo kuri bo oya, ahubwo ubu barimo barashaka bamenye umutungo wabo urazamuka ute. Ibyo rero ni ibintu 7 rero twarebye ko byerekeye iki gitabo mu magambo make. The book highlights common character. Akenshi muri kino gitabo harimo nyine nk'uko twabonye ibice 7 bigize kino
gitabo live belongs to means, twarebye uburyo utagomba kurenza amafaranga uhembwa cyangwa winjiza, allocate time, money, efficiency, ukoresha amafaranga yawe n'igihe mu gihe cyiza, value, financial independence over status, ukoreshe amafaranga, ukoreshe ikintu uha agaciro amafaranga yawe ugendeye mu kugira umwanya uhagije, wirinde kugira ngo abantu bakwite banyacyubahiro bande bose, kugira ngo kwempresa abantu ntabwo ari byo byiza. Budgeting and the plan, ukore budget yawe neza, unaplaninge ibyo uzakora. Ngo ababyeyi ahanga baravuga ngo ababyeyi didn't fund the lifestyle, ngo ahanga ngo ababyeyi ngusanga ngo sibo aba bantu ubona bakize, ababyeyi babo akenshi ntago ari bo babahaye igishoro, oya, ahubwo nibo biremyemo icyo gishoro. Ahanga barongera bavuga ngo adult children are financial independent, ngusanga none abana babo bakuze nabo bafite amafaranga yabo ku buryo batarya ideni ku papa nguriza, mama nguriza, oncle nguriza, oya, aho gusanga barubatse system aho abana nabo bafite ayabo. Icya karindwi mu kurangiza bavuze ngo skilled and identify opportunities, bakongera akenshi bongera ubumenyi ko aho babona hari amahirwe, aho hari ama opportunity bakongera ubumenyi kugira ngo bagire byinshi ngera. Mu kurangiza rero mu magambo make kino gitabo The Wealth Built Quietly, mu magambo make burya iterambere ubukire bukorwa buhoro buhoro, nta nduru zirimo, mu ibanga rikomeye. The people who look rich often are not, ngo burya abantu benshi bagaragara ko ari abakire burya ngo ntabwo ari abakire. And the one who rich often don't show it, ngo burya kuba abakire ngo akenshi ntabyo ubagaragaza, akenshi usanga ari abantu basanzwe gusa, ariko burya nyuma yo mumaze guhura nk'ahantu mukamenya amakuru yawe nimba usanga koko ba bantu ari abakire. Nizere ko kino gitabo hagize uwo cyagiriye akamaro, cyo wungutse. Niba ugishatse kino gitabo cyose cya page 258 ushobora kugisanga muri Amazon niho wazagisanga. Mbibutse ko cyanditswe n'inshuti ebyiri, ari uwitwa Thomas James STANLEY n'uwitwa William David DANKO, bavandimwe, ubwo nibo bacyanditse. Ubwo byaba byiza niba ugishaka wagitumiza kuri Amazon. Nizere ko mugire umunsi mwiza, reka mbashimire mwese mwanteze amatwi, mugire umunsi mwiza naho ubutaha. God bless you all of you, God bless you all of you. Ciao 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 ciao.